mukobwa ndagukumbura kwigunga kukafata kwiheba kukafata ba ngokoze hafi y'umutima wanje ni wowe urabona ateye mu mutima wanje wahindutse inganza marombo waganje umutima wanje warashe ku mutima wanje wahindutse uburere mukobwa bango kusane hanyuma mbeba y'umujyi cyangwa se John Karame ni John Mr John mbeba y'umujyi Mr John mbeba y'umujyi hanyuma watubwiye ko ufite impano ufite izihe mpano? Ufite impano yo kuririmba, nkagira impano yo gusetsa abana, nkagira n'impano ya comedy. Ubwo ni impano eshatu. Yego. Okay. Ya comedy. Hari comedy, hari no gusetsa abana, biratandukanye. No gusetsa abantu bakuru bisanzwe. Hari gusetsa no kuririmba. Hanyuma reka nkwereke. Ese ubu hari nk'akantu wakwactinga ka comedy ko gusetsa. Ugakora nk'akantu abantu bagasega babatesha umuntu namushyira muri comedy. Ambo kereka umbwiye icyiciro cyari cyo. Hari icyiciro. Okay, uretse nkwereke. Banza dukubitire indirimbo impano yo kuririmba twumve niba n'abadukurikiye bakurikiye Inguni Zose TV bumva koko ufite impano yo kuririmba. Bazatubwira muri comment batubwire koko ufite impano yo kuririmba. Yego. Yandimbo yari yagiye hose cyane aho yari yagiye. Nkori. Yikubiteho. Indi. Ya ndirimbo Sister VIP ni mamu ngufitiye urukundo ni mamu ayiwe ni mamu mukobwa ndagukumbura kwigunga kukafata kwiheba kukafata ba ngokoze hafi y'umutima wanje ni wowe urabona ateye mu mutima wanje wahindutse inganza marombo waganje umutima wanje warashe ku mutima wanje wahindutse uburere mukobwa bango kusane Sister VIP ni mamu ngufitiye urukundo ni mamu ayiwe ni mamu ariko ubwo nawe yaransubizaga avuga ngo ndagukunda Mr John nagupenda Mr John I love you Mr John ayiwe ni mamu naye hamusubiza mukobwa uteye neza ureba neza useka neza ugenda neza uteye neza ureba neza useka neza ugenda neza uri mwiza bebe umutoni na tone shaje ngwino utetere Mr John maza gutetere nimushake mujye kumutete mwikore yagatete mufite inkoko itera cyangwa itetera nimushake mujye gusura tereza muri kwigare rya tere gari mufite tere musi cyangwa natiro nasubiramo ni Sister VIP ni mamu ngufitiye urukundo ni mamu ayiwe ni mamu nawe akansubiza ndagukunda Mr John nagupenda Mr John I love you Mr John ayiwe ni mamu hari ikindi wambazaga Oh my God. Mr John. Karame. Cyangwa se mbeba y'umujyi. Ariko ubundi mbeba. So. Ndashaka ko ngaho setsa abana. Mu minota mike setsa nk'abana ku buryo umwana uzari iki kiganiro batisha wana. Yaradusekeje. Abana ndabasuje. Nje nitwa mbeba y'umujyi. Abana hari inyamaswa zabayeho ariko zishaka kwiyamamaza ngo ziyoborane kuko ntago zabaho zidafite uzikuriye. Inyamaswa ya mbere yari injangwe yitwa ipusi muvuga ipusi ariko vuga ko hanavuga gapusi kavuga gute ego abana mwumvisha ipusi ivuga gute. Habakurikiye inyamaswa ya kabiri yitwa imbeba. Habakurikiye inyamaswa ya gatatu yitwa isazi. Kandi zishaka kwiyamamaza ngo ziyoborane. Zari zingahe? Muzi kubara? Eshatu. Ni izayobora sasa. Izayobora ni iyi. Ari isazi itera umwanda ikora mu myanda igakora ku isahane nigwe no kubiryo imyanda
none umwana iyo abiriye arwara inzoka. iyo ntago nayitora ngewe. buretse twumve ndi umwana. buretse uri umwana uri umwana. Noneho hakabaho imbeba. Imbeba igira gutya igacunga igahita ijya ku isahani basize ibiryo by'umwana ikakurira ibiryo kandi ziri kwiyamamaza. nayo sinayitora. Ariko hakabaho injangwe ikajya imbeba. Injangwe irya imbeba, icunga imbeba ikayirya, imbeba ikarya ibiryo, isazi ikazana umwanda. Noneho hakaba umuntu witwa mama, mumuha amashyi mama, atubwira gukaraba intoki, amazi n'isabune, tukagira ku ishuri ku gihe, tukanywera icyayi igihe, umukati. Abana wowe watora iki? Njye mbabwira icyo natora. arya izo nyamaswa n'eshatu ariko mama ntarimo. Ariko mama niwe utekera umwana kandi ashaka ubuzima bwiza bw'umwana. izo nyamaswa nazireka nkitorera mama. Nanjye nafata mama. Ariko noneho rero aba bana batubwira mwewe watora ipusi se izarya ibiryo mama yagutekeye? uzatora imbeba izarya ibiryo cyangwa uzatora isazi izazana umwanda ku buryo byawe ukarwara inzoka? Okay. Abana ubwo njyewe isazi nigende, n'imbeba nigende. Ariko ipusi ihemukira imbeba. Ni nziza ariko tuzaturayireka ize muri saro itembere. Ariko mama niwe utuvuza, niwe utugaburira, mama wacu, mama wacu. Yego. Mr. John Karame. uri umuntu w'umusaza. Yego. Kandi ufite impano, ufite byinshi waha sosiyete ikishima ndetse bikagira umumaro. Hari ikiganiro cyangwa se hari ibintu ushobora gukora none ugashimisha abantu bakuru cyangwa se abantu muri rusange, kuko buriya hari igihe ushimisha abantu bakuru n'abana bakabigenderamo. Ibyo gusetsa wenda comedy, hari nk'ibintu ushobora kwakitinga? Okay, birahari byinshi ariko cyane ngaruka mu ngo hari wambwe utukiri aho bavuze ko ujya ukina filime comedy. Nihe filime ugeze ukina? Nakinnye filime Warose nabi burinda bucya, nkina filime Ndi umutubuzi, ariko sinzi yumbaje. Noneho hari indi nakinnye Ndi umujura wiba agatona kanini, bayita kwitiza ibya rubanda. Nimba nsanze mukanya ngiye kugukoresha ukine nka filime, ukine nk'akantu ko kwiba, sibyo? Kandi ndaguheraho. Hari igikapu cyanjye ndaguheraho. Hari igikapu cyanjye kandi hano wenda hari abantu bamwe na bamwe cyangwa se hari na kamera. Hanyuma noneho wowe unyereka ububanda ushobora kuza ukiba ikintu mu gikapu ntihagire umuntu ukubona. Aho kantu urakakitinga. Hari icyo bita gutera irirenga. Ndagutera irirenga. Okay. Ariko uko mbikina ntago ariko mbikora. Ntacyo kwakitinga no gukora ibintu wisanisha kubiba ariko ibyo bintu utabikora. Yego. Ariko noneho ngiye kubanza nkwibe, hari ugutera irirenga, hari no guheza, hakaba no kuzimiza. Ibyo bintu byose ni impano ufite yo kuba wabikora, ariko cyo kubyactinga nk'umuntu ubikora, ariko mu buzima bwawe ibyo bintu ntago bikora. Okay. Ntago mbikora. Urakoze cyane Mr. John cyangwa se Mbeba y'Umujyi. Hanyuma uyu munsi kano kanya watubwiye yuko ukorera Nyabugogo muri gare. Yego. Hanyuma byanga byakunda, hari ikintu kimwe nshaka kukubwira. Buretse hari ikintu kimwe nshaka kukubwira. Ibindi ntuze gutangiye gutinya kandi wansabye sample. Turabikora nta kibazo. Turabikora ndazikubwira isa turabikorera. Ubwo ikintu ushaka kugira ngo ubwire abantu badukurikiye, ujya urangira abantu. Hari abantu bava mu ntara batazi iyo bajya, ndetse batazi wenda na agence bari bujyane cyangwa se company iri bubatware. Wowe ukorana n'amakampani Nyabugogo atwara abagenzi, hari za Ritiko, hari za Simba,
hari n'izindi nyinshi za omega izo harufa hanyuma ukorana n'izihe volcano byibuze kugira ngo umuntu aje mu Nyabugogo akavuga ati umuntu witwa Mbeba y'Umujyi ni uwuhe bakamukwereka ukamufasha. noneho ngusubije impamvu nitwa Mbeba y'Umujyi kampani iyo ari yo yose numvishe umugenzi ajyaho niyo mushyiraho. nimba umbwiye ngo ngiye Rusizi leta numva ngo Rusizi harimo yasangahe yahagurutse kuri omega cyangwa kuri volcano cyangwa kuri sotra. Sotra yo ntijya ni Rusizi. Sotra sinzi nimba kinahari ariko ngo nge mu mutwe mpangamo amasaha iminota zihagurukira zica Karongi zica Kabuye ku Kibuye zicaye ubwo ngiye mu mutwe wanjye ndabimira. niyo mpamvu nitwa Imbeba y'Umujyi. ni ukuvuga ngo aka kanya umuntu waza aturutse mu ntara cyangwa se ushaka gutega yaza akavuga ati muri ari ukorera he bwarigirwe n'ibice bibiri. hari igice cyo hepfo kigabanywa na bya bisima biba biriho agent yego cyo hepfo hakorera Trinity hakorera Retico Simba na sinzi nindi hakorera none hakaba n'igice cya haruguru gikorera cya Horizon na za coach na za reka nkuruhure wikiri guvunika ubundi Imbeba ari ubundi hari n'akantu bongera ngo muvezare guparika nabi nshobora kukubona uri mu gice cya RFTC ariko ukabushaka imodoka aho ako gace tarimo uri mu kandi gace. ushobora kubura ahantu uri murashaka imodoka zo mu majyepfo ugasanga uri mu majyaruguru cyangwa se mu irasirazuba. icyo gihe wowe uramubwira uti umva impamvu ndi Imbeba y'Umujyi ndakubaza urajya he ati ndajyaha. nimba urugero wenda ugiye mu Bugesera urabizi ko hari izijya mu Bugesera diregiti kandi ziba muri sitasiyo hakurya bavuye no muri gare ariko hakaba izindi zigera Nyanza ya Kicukiro kandi ushaka diregiti icyo gihe uramuyobora. ubwo nimba nkubajije ndi mu gice cyo hepfo gare tuyita B mpita nkuzamura diregiti nkakujyana nkakurenza muri gare nkakujyana kuri sitasiyo ugahita ufata tagisi voitire trebye nicyo bita movezare. reka tugushimire cyane uri umuntu w'umugabo kandi ufite impano ndetse ufite n'ibintu byiza uganira neza. yego hanyuma uyu munsi wakwifuza ko mwakorana cyangwa se wambwiye ko wize ibintu by'ubwubatsi wakoze ibintu by'ubudozi ndetse ukina filime uzi gukina komedi uzi gusetsa ibintu byose ndi no kuririmba kuki utongera kuririmba yego no kuririmba izo ni impano. hanyuma ubaka kanya wagushaka yagushakira yanshakira telefone urayifite ntayo mfite none ariko ndabizi ko naswapisha nko mu minsi nk'itatu. nimero watanga hano ushobora kujya mu minsi 3 wayihamagara mu minsi 3 yayibona yego nzakwihamagarira yivuge twumva 079 50 26 32 7. ahandi hantu umuntu yagusanga ni hehe? ni muri gare n'ubundi Nyabugogo umuntu yaza akavuga ati Mbeba y'Umujyi cyangwa se Mr John ni umuntu ariko wambwiye ngo ngo razwi ngo hari abantu benshi bakuzi. Tubwire nk'abantu bakuzi bakomeye cyangwa se bakorera ku binyamakuru bikomeye icyo gihe naba ngiye kubakorera publicity. oya wambwiye yuko hari witwa Emma Claudine turamuzi yego barakuzi. wambwiye yuko hari ibinyamakuru nk'aba Turatsinze Bright ukorera he Radio Rwanda ariko ngo witwa Bakti wakoreraga kuri harundi ahubwo harundi mugabo ni nombereye Musimo bukwe ndamwibagiye Ben Nganji yambereye Musimo akora kuri sinzi nibagiwe ntuze akoreraho radio ahubwo sunyibutse ndi ndirimba uretse nkubwira handi hana barizwa. Ben Nganji akorera kuyo bita akorera umushinga bita Tubura hariya mu Kiyovu. noneho uri umubwiye ngo Mr John ni nawe mbereye Musi noneho byoroshye. Ben Nganji Turatsinze Bright niwe nyamamarije ubukwe bwanjye mu nzu mbera byombi ariko icyo gihe sinabamusuzwe icyo gihe arakiga muri kaminuza ariko yimenyereza kuri RC Huye. Jeannette ni nawe noneho wazanye za mpeta tujya twambara wakoze urubohero kuri Sarusi. yego abo bantu bose barakuzi. yego uri umusitari kuva kera. nabaye umusitari nkiri umwana indirimbo yanjye ya mbere yasohotse hari umugabo bitaga Manasi MC Mande akaba ari Jadovuzi
twakoreye mu gihe kimwe MC Mande yakoraga kuri Radio Disi cyo gihe nanjye nari umunyeshuri nari umwana ko ndamuzi indirimbo yanjye ya mbere yasohotse nyishyira hanze 2005 Riderman bataravuka abandi bataravuka. Okay, ufite channel yego yitwa ngo iki? Garuka series. Garuka series uyu mugabo niho twamubona channel ye ntagakikoresha kubera wenda ubushobozi bukeya, ariko hariho amafilime yakinnye, hariho n'ibindi yagiye ashyiraho. Garuka series nanjye narebyeho, nawe ujye kurebayo urebe uyu mugabo uraza kumubona. Reka tugushimire cyane ariko nagiraga ngo mbasezere nk'imbeba y'umujyi ubakubitireho nk'imbeba. Ariko reka mperi wacu Rwamagana ariko bundi ko mvuka Rwamagana na heri Rwamagana nubwo ntaragera Karenge we Rwamagana Kayonza Mutara Nyagatare abagiye Huye abagiye Nyamagabe abagiye Gasare ndabagiye Kitabi abakomeza Rusizi Bweyeye Bugarama abakomeza muze tugende Nyamasheke ndetse na Karongi abagiye Musanze abagiye Rubavu abagiye Shoronge abagiye Kabuga abakomeza muze tugende jya ako aho hantu ukoze hasi unyibutse ibuye. Abantu bambwiye ko abantu ngo bajya bashyiramo abagenzi Nyabugogo ngo nta hantu batazi mu gihugu, nibyo? Ngewe kubera inyota nari mfite n'ubushake, dore impamvu mvuze ngo Rwamagana ukumva ngiye Iburasirazuba nshobora gutondora Rwamagana gusa none ukabura uw'imusanze, ubwo mvanga Musanze Rubavu ukora mu mpande zose zishoboka ku buryo umuntu atakubwira ngo naho byibura biregeranye naho biregeranye. Nose nimvuga ngo wenda duhere hano muri Shorongi zamuke Mukoto tuzamuke Rubavu harigenda bivuga gutyo hari uw'amajyepfo mpagaze iruhande. Aho bwira abakurikiye Inguni Zose TV babwire bakore subscribe bakande like, sibyo? Kuko hari abantu bakwishimiye, ikindi banasharing iki kiganiro ku masocial media atandukanye. Reka mbabwire muri hip hop yemwe abatubona bakurikiye Inguni Zose TV abashaka ntago nize cyane abashaka gusharinga cyangwa utanga kakandi kaswa sharinga nuko nawe bikosore sharinga yego ubwo babyita share nuko hohereza cyangwa se gusangiza abandi ibintu runaka ukabiha ntubyiharire ukabiha abandi cyo bita gusharinga niko. Okay, bakore bakande subscribe bakande like hanyuma ubundi tujye ibiganiro byose tujye dushyiraho bajye babibona ku gihe, kandi umunsi ku munsi tuzajya tubashyiraho ibiganiro byacu ni episode kandi nanabateguze mbabwire ko bitarangiye gutya n'ubundi tuzaga ejo bundi ndi kumwe na TV uri kumwe na yuzuze nawe nkuko wambajije TV sawa ikora murakoze cyane sawa.